ariko hafite umuziki w'u Rwanda ufite hazaza nubwo hashobora kuba atari heza ariko harahari ikibazo amafaranga yaje azana n'amatiku azana n'ubugome azana competition yo kugenda muhimbira na mucana inyuma mutegana imitego Yes, turabasuhuje kandi tubaha ikaze mwebwe mwahisemo kubana natwe kuri The Next Media TV. Tubashimira mwebwe mwakoze subscribe n'abatarakora subscribe turabashimiye ko uyu munsi none aho ubungubu muyikoze. Murakoze cyane. Ndasuhuza abanyarwanda ho muri mu bice bitandukanye by'isi kandi mbaha ikaze ku biganiro byacu hano kuri The Next Media TV. Ubwo ndavuga bari mu Rwanda mu ntara zose z'igihugu cyacu n'umujyi wa Kigali, abari mu ntara ya diaspora ya kane ndabasuje namwe, abari mu Burundi ya gatanu nagari ya kane asi ya gatanu ku Kigali amajyaruguru amajyepfo burasirazuba uburengerazuba diaspora mana yanjye bazo kimibare byaje kugorana mu ntara ya gatanu ndabasuhuje cyane ndaheri Burundi abarundi ndabaramukije aramukije cyane barundi abashinga nahe abarundi abaganda abantu bumva ikinyarwanda bari muri Uganda mukomere cyane abari muri Tanzania Uganda ubwo ndavuga East Africa yose abari hakurya y'amazi magari mwese ababana beza cyane bita muri Ethiopia rero tubasuhuze usko nabonye dufite n'abantu badukurikira bari Zambia ndabasuhuje Malawi Mali Mozambique hose ndabasuhuje cyane abari hakurya y'amazi magari ngo nari imbere yayo hakurya yayo muri Korea ndabasuhuje cyane abari muri Russia na Ukraine dukurikira mwese ndabasuhuje cyane abari Canada USA mwese amahoro y'Imana akomeze kubana namwe abandi bari mu gihugu cya Kuwait nabonye na Bangladesh bose tubasuhuza cyane uyu muvandimwe yitwa Bangladesh turabasuhuje kandi tubahaye ikaze hano mu biganiro byacu ko bameze neza cyane ariko cyane bameze neza ndibaza baramutse neza ariko ahantu haranze ameze neza nibaza ko n'abantu bose nshuti yanjye ubu ngubu mu Iburayi ikintu cyitwa ubukonje nyine abo bantu bari hakurya y'amazi magari bose barakonje pe ariko natwe ngo hari ikibazo cy'igiciro kimeze nabi ngo ikirayi ngo kiri kurya umugabo kigasiba undi harani ngewe ariko abanyarwanda nabo gahita ibirayi biba muri mizenza ngubu guteta umukobwa ukamwemeza ni ukumubwira ko mama bacuruza ibirayi uyu namugurira umuguriye ikirayi cyakoze urandemeye uziko ikiro kiri ari ibirayi bitatu kimwe bibiri bitatu bikabyuzuye ikiro icyatanu bw'ikirayi ni 500 ikirayi kimwe ngo ni 5 ibaze na isasi nabonye yaroreye n'abavandimwe b'abamotari igeze ku 1840 none ko n'abavandimwe b'abamotari rwose babukata ibintu byakomeye abantu bafite imodoka yewe sha ariko njye mfite yanjye ntinywe sanse nta kintu cyose imbaza ni ukujya gutya gusa nkiruka hari akarere nari buze kuza kuvuga ko mu Rwanda nakuvuga umukobwa ngo yaje kugusura ngo bamwishyuriye transport bayahagera ngo agareba amaguru bagaseka we n'amaguru ngo mugekira transport agahita bari bimasa azayiguramo kavuga reka katigita n'amaguru ibyo bimasa se kandi ubundi nari nzi ko kera nta mukobwa utunga ikimasa nari nzi ko abakobwa batunga inyana niko bimeze biteze urebye ni sawa cyane ubonye ka video se ka itaye wacu ni Brigitte yitwa Brigitte harya itaye wacu bamwita itaye wacu Brigitte ni umukobwa wa Bruce Melody icyo nzi cyarimo bya Brigitte bidana Brigitte nshobora kuba mbivuga nabi ariko harimo ibintu bya Brigitte akandebe bya Brigitte yitwa itaye wacu Brita Biba bya Brigitte nari mbikuye wawe ukabonye se ukuntu acuranga umuziki nicyo gihe cyawe abantu bari batangiye kwibaza ngo Brita agiye kuba umuhanzi ariko se yavuze ko ngo ari uzabyihitiramo ibyo buhanzi ariko se buriya koko
shaka akora cyo nibyo ntago wahitiramo umwana wawe kuza muri uyu muziki ntago bibaho buriya haba hari impamvu kandi kugira ngo ukundishe umwana wawe ikintu no kubona ko hari ahazaza cyumfite kandi n'icyo byamufasha ariko hafite umuziki w'u Rwanda ufite ahazaza nubwo hashobora kuba atari heza ariko harahari nta kintu kibura ahazaza hashobora kuba ahazaza hatari heza ariko harahari ariko hari igihe nyine uri mu kintu ukaba udafite impamvu yatuma ugikundisha umuntu Bruce yakabikundishije umukobwa we kuko umuziki yawukuyemo burabasi nkuko yabiririmbye yagiye mu ndege kubera umuziki kandi yaravukiye i Kanombe ibaze twebwe twavukiye yabonaga ziguruka ibaze twebwe twavukiye za Gitwe za Kabagare pfiyo ngiyo yumvaga zihinda gusa none yuriye indege aragenda ibaze kuvukira ku buhanda indege yagwaga igitwa boro bita muri college iyo ndege ngo habaga ikibuga cy'indege narinze namenye ubwenge bavuga ngo haba ikibuga cy'indege yahaje rimwe nabwo sinabashije kuyireba sha ariko igitwe nyine za buhandi waciye ngiyo mu Ruhango yego havuka abakire benshi n'abastari Bruce ko ntuzari havuka se inde isimbi modo isimbi modo nowe wacu yavaga kurangura avoka ku buhanda iwabo ni igitwa ariko arabangura agafoka ku buhanda kubeshya se nawe yarabyivugira nta gahihaka none byaje kwemera na kirema ni havuka ubwo n'abandi bantu bose mukora ibintu bitandukanye aho ngaho mu cyaro umunsi Imana izabigenza neza nimba ucuruza avoka ko na isimbi modo bafite company umunsi umwe kabisa Imana izabigenza neza ucuruza avoka ucuruza amapera ugigenda wicaye utahi wawe hameze neza buri kimwe cyose yifuza ikigero na Safi niho yavukaga naho niho wawe pfiyo mukabaganye n'abapfisira bavutse ikigero nako nabakwinca benshi mwana bose utirukana n'ibyamamare ibyo birahagije kazafatwa ibyo birahagije ariko ubundi sara ahantu mu Rwanda ubundi kubera ko u Rwanda ari rutoya nta hantu hatavuka abastari yego nta na hamwe kireka Kigali nabo barahavuka i Kigali mbakubwire se pifurase so i Kigali okay reka twikomereze umuziki nyarwanda ukise so mu Gasyata biragaragara kabisa ko ari mu Gasyata okay umuziki nyarwanda urimo uragenda ukura umunsi ku munsi ariko abakuru mutubwire iyo ikintu kiri gukura gikorana n'utuntu tw'udutiku tw'uduhane tw'utuki cyangwa ubundi kera bajyaga bavuga ngo uko umuntu akura ariko ushobora kuba ushaje kuko umuntu ushaje niwe utangira kwiyenza agenda asubira inyuma yiyenza agira ute umwana mutoya aba yiyenza yiriza arwana agira ate noneho uko umuntu akuze yageze mu myaka 60 70 80 atangira kuzana twa tuntu two kwiyenza ariko ukuvugisha ukuri noneho ubwo reality umuziki nyarwanda urashaje ibyo ni wowe ubyivugiye wamuvandimwe we ntabwo nigeze mvuga ko umuziki nyarwanda ushaje navuze ko ukuze urakuze navuze ko numva nyine uri gutera imbere ugenda ukura uri kugenda ukura ariko ibyo gusaza ni wowe ubivuze mu minsi ishize hadutse beef yego nyinshi pe byatangiye ariko muri 2022 gutyo sinzi nimba 2021 abantu twari turi muri covid dufite urumva 2020 reka duhere 2020 nyine banze tugire kano kano na mbere yaho beef zahoseho ariko beef zo mu bikorwa z'ibikorwa ariko ubu ngubu izubu ngubu zavuye mu bikorwa zijya mu cyo twakwita ngo gutegura sinzi niba uri kumva iryo jambo bikunda kuba ni amatiku ibyo gutegura ni amatiku uri kumva yego ahubwo ibiri kuza ubu nyine ibyo uri kwita gutegura ni amatiku umuziki wahoze ari ibikorwa nsohora indirimbo ndasohora indirimbo ukora igitaramo nanjye ngikora ukora video irenze nanjye ngikora gutyo ukora video ujya kuyikorera Zanzibar nanjye ejo bundi nujya Dubai nanjye nje niko byari bimeze mbere nk'urugero nka 2019 2020 gutyo covid itaraza
indirimbo nyinshi zo mu Rwanda zashutingirwaga Dubai. Yego. Yasaga na hari competition y'abahanzi bari gukompeta kugira ngo nimburiya yakoze video nziza. Nanjye ngomba kuyikora, nibwo twabonaga n'ibintu byiza. Twabonaga indirimbo nziza, indirimbo ziryoshye, indirimbo ziri hit zishobora umuntu ashobora kumva. Ni nawe twabonye amakorabo menshi y'abahanzi bagakorana b'abanyarwanda mu Rwanda no gukorana n'abahanzi nabo mu Rwanda ubwabo na korabo z'abanyarwanda ubwabo cyane. Ariko ubu hari kuza ibintu byitwa ni korabo z'umuntu. Ngo ndi muri team iyi niyi, ngo ngiye mpfa nkunda uyu n'uyu, ngo kandi nimba mukunda ngo ndarwana mpaka. Noneho uko kurwana bikaba kurwana ujye kumutega imitego kugira ngo adatera imbere. Ngo kugira ngo azamuke, ngo ngewe ngo ngomba kurwana mpaka. Hari indirimbo noneho ukumva nk'umuhanzi arakomeye ukomeye mu Rwanda w'umustar aricaye ku gatebe ke rwose mu rugo ati ngewe kanaka sinzakorana indirimbo n'umuhanzi uri kuzamuka uri kugira ngo atazandengaho. Noneho ikibabaje na management ye ikamushyigikira. Noneho mbere sibyo mbere umuziki w'u Rwanda ubu ngubu hajemo management nyinshi. Nagatekereje ko ari bwo umuziki wakabaye uteye imbere kuruta mbere hari aba manager bari bakeye. Ntekereza ko mbere yari Muyoboke niwe managingaga abahanzi benshi na Badrama rega nawe aje guhera nka 2015 kugera 2019 2020 hakabaho Kina Music nayo yari lebo yafashaga yari yakoraga production buriya Kina Music manager wayo benshi abahanzi babaga muri Kina Music kiragiye benshi barabamuyoboke. Yego kuko habayemo Tom Cruise, habamo Christopher, habamo King James, habamo ba Knowless wagiyemo n'ubundi ari famille Knowless abiwabo, habamo ba Platini, ubwo ni Dream Boys nayo yabaye yakoreraga cyane muri akaba nyine ari lebo zikora zihanganishwa ibikorwa ko duhereye nka za 2010 na kangahe kiragiye hanasohoka hariho Super Level, hariho ibisumizi, hari amarebo nyine akora indirimbo nyine muziki. Urabyibuka igihe cya Dream Boys na Urban Boys, uribuka igihe cya Urban Boys, uribuka igihe ba Christopher bazamutse, ba Bruce Melody nabo nibwo bazamutse, ba Knowless nibwo twamenye indirimbo nyinshi bakwinca bagikora cyane. Ubona nyine ibintu bimeze neza cyane. Ba Ben na Meddy ari abarejanda, ari abantu bubashywe mu muziki mu Rwanda. Nje babara n'ubundi n'abantu bari hejuru cyane bari hejuru cyane. Babana na legend kuko uziko n'ubu ngubu mu ndirimbo zabo hari ejo hari umuntu twari kumwe playing indirimbo za Meddy. Man arayizi guhera kuri za zindi za kera zose. Jya mu cyaro uvugane n'umwana mutoya uri hasi umwana mutoya uzasanga za ndirimbo birenze igipimo wivuga izo ngizo indirimbo ya Meddy aheruka gusohora. Ukumva njye ubwanjye sinabasha kuyiririmba. Hari n'igihe umuntu ayimbajije anunguye cyo kwibagirwa sinkubwe ngo ni yitwa gute. Urayizi se? Irimo ibintu bya blessing ni gospel call. Ariko ejo umuntu wepfira yarayiririmbye narayiplayinze nyine numva ari kujyana n'indirimbo nyine to kubera iki bari abantu nyine n'abarejande bafite abantu ba urumva bafite abantu ba abagabo niyo ushatse kubagereranya ndagashaka kubagereranya n'abandi mba numva uri gukora amakosa. Ubundi nkabareba bakagereranyije na ba Kamiliyoni na ba legend rwose much respect. Ariko impamvu narimpereye ku muziki wa mbere. Umuziki wacu cyagiye twavukaga mu muziki wacu uracyari hasi ngo ntidukorana korabo n'abantu bo hanze. Niho byari byiza n'abantu nyine urumva ntabwo dufite uburyo umuziki wacu uri ku rwego mpuzamahanga. Uziko kiragiye bagukinaga kuri Trace Musica
indirimbo ikaba ari inkuru ariko ubu ntabwo bikiri inkuru ko Trace Music playing umunyarwanda ntabwo bikiri inkuru ko Wasafi ya playing umunyarwanda ubwo kiriya gitari hari ariko iri mu mateleviziyo ari muri East Africa abantu benshi bari kuvuga ko ku muziki ari hejuru ubundi ariko niko kuri ariko icyo gihe ukigereranyije n'ubu nje mu maso yanjye umuziki wo mu Rwanda wasubiye inyuma cyane ndatanga fact umuntu dukurikiye ataza kugira ngo ndi kuvuga ibintu ntafitiye fact ndatanga fact ebyiri twese turabizi mu gihe cya muri za 2014 2015 murabizi abastari baronshinga ama album babaga ari ibirori Petit Stade yari cyakira ama event urabyibuka yaruzuraga company zo mu Rwanda zikamamaza muri izo event uziko icyo gihe company zarwaniraga umuhanzi MTN ikarwanira ngo ngewe mbone muri show muri album launch ya Tom Cruise mboneke mfitemo stand mfitemo banderole zanjye zimanitse yego kumva Tigo na Airtel zose zikaba ziri hari azivuga ngo tubone tuzihanganisha amafaranga ariko uyu munsi reka nkwereke ikibabaje man Chris uyu munsi byakabaye aribwo noneho bigeze aho n'abahanzi babona amafaranga mu bikorwa byabo cyane kandi nibikorwa bakora ntagaruka umuziki wateye inyuma batagihanga ahubwo umwanya munini w'abahanzi sinuko amafaranga yagabanutse sinuko amafaranga ari yabaye menshi kuko kiriya gihe byabaga kubona yari kugiramo uruhare genda kubwiza ukuri nigeze kuza hano muri famille Kigali yego 2014 no abatipe bo muri famille ahantu nabaga turumva nari nturutse mu cyaro ahantu nabaga muri famille bari baturanye no kwa Tom Cruise bro muri quartier nyine iyo Tom Cruise yatahaga yavuzagaho n'abantu bagahita bavuga ngo hariya ni kwa Tom Cruise hariya ni kwa Tom Cruise ngo ni he waratashye ngo ni kuko urumva yari umusitari no kubona umuhanzi ufite imodoka bikanganye mwana abahanzi batega utubayike ndako nigeze kuba ahantu muri arete hari ya za Nyamirambo ntagari inkuru mbarira nomani ni story barabizi imvura yigeze kugwa susho muraza kugama muri arete mana akajya yipfuka ibijampa akagira atakihisha ariko nta muhanzi abahanzi b'abanyarwanda benshi baraza agahita agura akamodoka kishyikira cyane ntago amafaranga yarabonetse mu muziki amafaranga ngo barimo ariko ikibazo amafaranga yaje azana n'amatiku azana n'ubugome azana competition yo kugenda muhimbira na mucana inyuma mutegana imitego ugasanga n'umuntu abonye kotara hari umuhanzi ari indirimbo yitwa Abayuda ngo tubona amakotara bakagira ute agasanga umuntu niyo yabonye kotara ugiye guca ku ruhande ntiyabeshye kugira ngo burizemo ya kotara yabamuntu man uri umuhanzi witwa ngo umaze kugira ku rundi rwego hari umwana uri kuzamuka uri kubona ukirukanga cyane umeze neza aho kugira ngo umusapoting umufashe ukavuga ati uyu muhanzi ntazamuka ese waciyeho ngo amiseho ngo amuyize ibaze mu gihe cyawe wowe wa muhanzi we mu gihe cyawe uribaza ko icyo gihe iyo baza kugusubiza inyuma nawe kuko ntago waje man waje hari abandi nawe yarandaga waje hari makanyaga buretse waje hari makanyaga uza hari intore masamba uza hari abahanzi bakuru barahari nawe yasabaga hiti nk'abandi bose wowe yari ko hari uwambwiye ati ngewe reka nkubwize ukuri niyo nagiraga amahirwe yo guhura n'amasamba naratitiraga imagine ngenda wese ugahura n'umusitari nyine ukaba ufite igishyika yego ayo munsi ugezeyo ihise wibagirwa aho wavuye ntago urumva ibintu byose ngo ngasubire inyuma ugakenda uwo mwana bakwiye kumusapotinga abonye wenda agakampani kamusinyisha ugahita uca inyuma ukajya kugira ngo ntago yagakwiye gusinyirira iyo kampani wowe barayiguhise kandi kibabaje ntago ako kazi bari bukaguhe ntago bari bugahuma umuntu umwana ari kuzamuka yabaririmba neza yajya muri studio yajyana y'indirimbo umuhanzi mukuru yagera muri iyo studio yasanga iyo ndirimbo irimo akayiba akayitwara akayigiriye umwana yaza yavuga abanyarwanda natwe tuti uriya mwana ari gushaka hiti
bari kurira hiti kuri uwo ngari kurira hiti ku mustar rimwe na rimwe n'ibitangazamakuru bibyo icyo bitwita ibitangazamakuru bikaza bikavuga biti ntago ari byo uri ari gushaka kurya hiti byibuze nimba uwo mwana afite indirimbo ukabona ari nziza wayifashe iyo ndirimbo ye ukamusaba ati makorabo kirema akantu kanjye iyo ndirimbo izamufashije wabona muhinduriye ubuzima mufashije ariko gutanga korabo uzi kugira ngo umuhanzi ukomeye mu Rwanda gwe korabo n'ama miliyoni bagezeyo byaje kwemera haronzi kugira ngo gwe korabo ni miliyoni 5 bagezeyo byaje kwemera ndamuzi kugwa korabo indirimbo ye audio gusa ni miliyoni 5 kujya muri video yawe uzamutegera umwinginge umutegere rimwe na rimwe mani na video nkisohoka asohora amarirics niyo mpamvu turi kubona lyrics nyinshi babiciye amazi ikibazo ni iki ngiki ese munsubize namwe mani munsubize abanyarwanda Chris nawe mfasha ikibazo ni management zabaye nyinshi bituma abahanzi bumva ko barenze ikibazo n'abahanzi bari kuzamuka abadafite gukorana nabo basanze mu kibuga ikibazo n'abahanzi twagezeyo tutagishaka ko abandi bantu batoya bazi nyuma yacu nakoze ndikwishyiramo kandi ntari umuhanzi n'abahanzi mwagezeyo mutari gushaka abandi ko baza ikintu cyengeye cya mbere ndibuze kuvugana ikintu sibyo nibyo ko umuziki wacu wajemwo amafaranga ni byiza ntayari reka ngubwire impamvu atakiri nyine ngereka ngusobanurire none se amafaranga arazamo nimba ngenda umuhanzi X sibyo mbonye ikiraka cyo gukora cyo kwamamariza company Y sibyo umuhanzi Z cyangwa management Z imenye ko mfita ko kazi ku kwamamaza aho ngaho uri kumva iragiye ku bantu bashinzwe gushaka amasoko bakoresha iki gushaka abakiriya yishyuye amafaranga kugira ngo wa muhanzi Z uretse se kugira ngo wa muhanzi uri muri company Z muri label Z uri kumva bamwishyure bamujyane muri kwamamaza atanze amafaranga aruta bari buho umuhanzi amanaging kugira ngo bahagarike iyo dirivemo wa wundi akomeze wa wundi abaye wo ngujya kwamaza rimwe na rimwe hari n'igihe batagwa kwamaza iyo kampani ngo kugira ngo wa wundi avemo birangire wa wundi ntazamu hari igihe iyo diro ayishyura amafaranga kugira ngo iyo diro nibeho gusa nibeho we nagira n'inyungu ayibonaho inyungu yakaba ari uko ya diro itabaye urumva nicyo kibazo cy'uko hari abantu bashaka kuyoboza uwo muziki wacu amafaranga yabo bigakandamiza abandi ikindi ntabwo twavuga ko abana bazamuka banga gukorana na bakuru babo ntawe utabyifuza buri wese aba ari inzozi ze ahubwo abo twita ko ari bakuru bo nibashaka kugira ute ko bakorana n'abatoya sibyo aravuga ati uyu mwana se nimuzamura ejo bundi akagira ute akagafata kandi kubera iki dufite n'ikintu cy'uko umuntu ari kugera ahantu akibagirwa bagize uruhare kugira ngo ahagere sibyo akumva ararenze akumva yagezeyo akabyimba iyo experience rero nayibaho yuko n'umuhanzi bari kumufata urumva yamara kugira hagera agahita yirengagiza abandi bose bagiye akafata ndabijyamo kubera iki urumva umuhanzi urabizi hari ahantu henshi byagiye ugasanga umwana baramugaragaje ari nk'ibyabaye ejo bundi ntabwo turi kuza kuvuga ngo ni kanaka bamukura muri studio bamujyana mu yindi kandi ariho bari baramuhaye ubuzima baramuremye atanasezeye urumva kubera amafaranga baramutwara rwose ari umuntu wamaze kugira ku rundi rwego amaze baramuremye baramuvanye nk'umuntu muzima avamo ajya ahandi atanatwara ikintu y'amafaranga kwirengagiza ba bantu batumye uba uwuriwe ntacyo ni ikibazo gikomeye cyane ibyo rero niba wirengagiza ba bantu bakugize uwuriwe ndibaza ba bana bandi bo bazakugusaba hiti mutanaziranye bazakugusaba ubufasha bose uzabavugisha biragoye cyane hey by'uyu muziki rero n'abanyamakuru bari muri iyi showbizz nabo bafite uruhare mu kwica uyu muziki mu kwica abahanzi kuko ngo bakwishyuye ukavuga umuhanzi nabi kuko ngo bakwishyuye none ziri kuvuga kuba ukora operation uvuga ibyiza by'umuhanzi babe profession mu kazi bakora man uziko nta bunyamwuga burimo ubundi ukora akazi nuko gukorera inda gusa gukora ngo man
iyo ukora akazi ari umwuga ariko akazi kawe nyine ugakora uko kagakwiye kuba kakorwa umuntu akakubwira ati okay mfite ibihumbi byanjye 100 ari uburare umaze ibihumbi 100 bigatuma wica ubuzima hari umuhanzi kanaka ufite indirimbo ndashaka ko iba hit yivuge nabi uyu muhanzi ntazi kuririmba uyu muhanzi ntazi iki ukagenda ukavuga ugaposting ukagira ute ejo bundi aha mu gihe cya vuba namaze kubona ko abantu benshi bari kubivuga pe Chita yarabivuze ku isimbi aravuga ati abahanzi mu Rwanda ibitwe twita showbizz tuzabireka tuzabivamo aruko hari umuhanzi ukomeye wiyahuye kubera depression ari guterwa n'ibintu biri kuvugwa ngo na operation ngo gira twabuze content ari abanyamakuru ari ababloga nkatwe tuza tugakora man nimba witwa mu content creating a content ureke kuza uvuga umuntu na jihad nawe yarabivuze ngo abahanzi bashobora kuziyahura kubera ibintu biri kubera mu muziki muri iyi showbiz uyu munsi umuntu ndategura igitaramo ndi umuhanzi urabizi ko kera umuhanzi yaronshingaga album sibyo yego neguye kuronshinga album nta muhanzi ubu ndababwiza ukuri dore manitse akaboko kanjye nta muhanzi mu Rwanda ushobora gutinyuka gutegura ronchi ya album ye ku giti cye bwite ntiba agiye gusohora album ntibishoboka bagende bacima nta muntu ari bubona araririmbira intebe kubera iki kubera amashyamba abantu barahita baca mu ishyamba amarebo mani companies zimanaging abahanzi aha mu Rwanda zihita zica mu ishyamba zijya kuvuga bati uyu muhanzi mumureke bigende bite noneho uretse nkwereke noneho nuri bukubwire ngo aragutera inkunga arabikwemerera ku munsi wanyu kubera aya magambo ntabwo nje kuyigutera bimeze gutya kubera amagambo yabwiwe na bagenzi bawe ni ikibazo gikomeye cyane gikomeye cyane aho uyu munsi umwana w'umuhanzi arazamuka agashayininga tugahita tumubura mutekereza ko siba byagenze muri muhanzi abura dore impamvu ituma abura reka ngwe nk'urugero sibyo uri umuhanzi ukoresha imbaraga zose zishoboka kugira ngo ukore umuziki sibyo warangiza indirimbo ya mbere irasohotse iya kabiri iya mbere kubera ko baba batarakumenyera iraza bakumva ubwiza bwayo bukabakurura cyane sibyo iya kabiri igasohoka nayo ikabakurura indirimbo ya gatatu barahita batangira bace mu ishyamba bace mane tekarabaye umwana rakadufatanye karabaye bikabice bakora aho ngaho bahita bafungura ama account kuri social media zose tangira kumubwira bavuga mu fake account man ntago umuntu uri bujya kuvuga umuhanzi man ntago abantu dufite aha wicara akavuga ngo kana karirimba nabi ntago ari abantu baturutse kure ntabari hafi ya ni umuhanzi usanzwe ni umustar ni umunyamakuru ni umublog usanzwe w'umustar ufite social media irenze iri hejuru ari buze mu buryo bwe avuga ati muzi nibindi burya Chris ntazi kuririmba aho wagataye umwanya ukora wagataye umwanya utegura ama projet reka tuvuge iki kintu Chris uririmbye nabi ndabibonye kuririmbye nabi nje ndi umuhanzi mugenzi wawe cyangwa mfite experience ari byo nzi mu muziki mufatira uko nk'umurori bose ndaza aho kugira ngo nze nkubwire ngo rero Chris iyi ndirimbo waririmbye ntago wa flowinzemo neza ariko zazindi ebyiri za mbere wari wabikoze neza cyagenda gutya bikore gutya bigende gutya ahubwo nge ndahitanze rega rikaturika uretse se ndahitanze ntago ndibuze kubikubwira bite negera pazo hariya pazo ze nibindi uri umukameramane kandi dukoresheje kamera byapfa kugiye kubera ko bahita bamenya ko ari njye uri ubivuze yego shinga account ya Twitter n'eshatu sibyo ndagushakira abafro bakwereka uko abafro baboneka ukumva pazo man ntasanzwe amenyereye ibyo bintu
Paza aragiye arayifashe iyo Twitter. Nishyuye abandi bantu bari kuri social media n'urubyiruko tudafite akazi. Akazi kacu ni social media. Uri gushora amafaranga kugira ngo usubize abandi nyuma. Akazi kacu ni social media. Uranyumva? Njewe nirirwa hano kugira ngo mvuge amagambo mvuga niyatumanye. Niyampa amafaranga. Sibyo? Chris akoresha Twitter ni ituma abona amafaranga kuko aramamariza kuri Twitter ibintu byose arabikora kuri Twitter cyane. Nicyo cyanzanya aho ngaho nukukuntu nyine umuntu yazi umumotari yazindutse agiye gutwara abagenzi icyamuzinduye no kujya gutwara abagenzi. Numuntu sindasobanukirwa ijambo influencer byo simbizi. Numuntu ukurikirwa n'abantu benshi kuri social media. Yego. Sibyo? Njyewe ndabyutse mu gitondo mbwiye Chris kuko akurikirwa n'abantu 20-30 cyangwa 100 kuri Twitter, Instagram afite abandi 20 bamukurikira. Tugiye kwandika tuvuge ko Paza aririmba nabi. Twirangagije indirimbo ebyiri zanjye. Tangira duhimbe n'ibindi bintu, duhimbe izindi nkuru. Tumuhimbeho inkuru. Mani tunishyura abantu. Hari abantu bakennye muri iki gihugu. Hari abantu bakennye ku mutima no mu mutwe, mbivuge neza cyane. Bakennye ku mutima no mu mutwe. Uvuga ati nimba umusitari ninshaka nze mvuge ko Chris nge naryamanye nawe akantera inda akanyihakana. Avuga undi ati nge namutera indobo. Undi ati bamufashe ejo yari yarasinze rano umusinzira yagize. Urumva? Ikizanye uriya muntu sukuba kuri uriya muhanzi. Ikizanye uriya muntu mu gusenya uriya muhanzi. Abyumvise icyo kintu? Ntabwo uriya muntu azanywe no kubaka, azanywe no gusenya umuhanzi runaka. Mani birababaje bino bintu. Bino bintu birababaje cyane. Sinzi wenda dufite amafaranga. Dufite menshi pe. Ndavuga aba manager ayo mafaranga bafite mufite reka mbivuge neza no kwishyiramo nishyizemo kugira ngo bitaye. Mufite amafaranga, mufite menshi. Ibyo mukora mutekereza ko ari ku neza y'umuziki w'unyarwanda cyangwa ku neza y'abahanzi mu managinga. Ejo uwo muhanzi managinga azagera igihe amare nawe gukura asobanukirwa avuga ati nge ndetse umuziki yigendere gire muri business zindi. Uzabura undi managinga kuko abandi barazaga ukabica. Business yawe nimba ari ukumanaginga abahanzi uzasigara nta business. Nukuvuga ngo uko byagenda kose ibintu habaho generation. Hari abaje baragenda, hari n'abandi. None se mwebwe bakuru muri biri uyu munsi niye motivation muha abatoya. Niba ari amakimbirane gusa, niba baza mukabasubiza inyuma, niba baza mukabatega imitego ituma bahita ko bafropinga. Ese twaba turi gutanga uwe murage ku muziki wacu? Ntawo hari. Nta murage turi gutanga. Kankwereka impamvu nta murage. Nahereye ku kantu uyu munsi umuntu asigaye. Nahereye kuri ya post ya Bruce Melody. Niho nahereye mvuga ngo uwe nyuma yasubije yabwiye igihe ko ni inkuru nakuye ku gihe. Iyi post nayibonye mbona umwana nyine ari akunze umuziki, ariko igihe yasubije ikinyamakuru igihe cyamubajije arasubiza arabwira ati umwana wanjye Brita itahi wacu niwe uzihitiramo nimba ari ukujya mu muziki cyangwa azakora ibindi. Twebwe twakuze umubyeyi kubera ko nk'umubyeyi yakora akazi runaka. Urikumva? Yego. Ufite umubyeyi yari yakoraga, yari mwarimu, yakoraga iki. Uzasanga abana benshi babarimu barize ubwarimu. Kubera iki? Kuko hari icyo mama we cyangwa papa we yabonagamo. None uyu munsi nta kintu na kimwe, nta kintu cyatuma umwana umubyeyi yenspira umwana kujya mu muziki, amashyamba, kujya gukora ishyamba, amatiku, amanyanga, kujya kubeshya. Nibuka umuntu uri kuvuga ko umwana wazihitiramo ni Bruce Melody. Ni umusitari, ni itara rigaragara ry'umuziki mu Rwanda, umuziki nyarwanda. Ariko si ibintu twebwe turi kuvuga, si twe turi kwicira umuziki. Kibazo gikomeye cyane. Si twebwe turi kwicira umuziki. Dutekereze kabiri kuri ibi bintu turi gukora. Ese
ese byari ngombwa ko ngewe kanaka ndi umuhanzi ndi urubyiruko cyangwa ndakuze nza nkavuga ngo uriya muhanzi ntagashoboye menya ko kanaka afite igitaramo aha nka operasiyo aho kugira ngo nkore operasiyo yo kugira ngo abone abantu batendinga event yiwe nka operasiyo kugira ngo event yiburizwemo cyangwa zitagenda neza ukanashora amafaranga ariko igihe ari cyo ni kimwe finally birangira bibaye bikagenda neza gusa wenda ndinde wo noneho buretse nkubwira akantu kababaje kari muri bibi Chris uzi ko mu bahanzi nyarwanda cyane mu bantu baba muri showbizz nyarwanda kumva mugenzi wawe gutega umwana uri under age abizi neza afite n'ibimenyetso akamugutega kugira ngo agufungishe imyaka myinshi akaba ari plan 25 ese aho hantu yakuraga umugati barawuguha akagutega akavuga urumva abakinnyi bisanzwe muri football bibaho ko umuntu man no muri football yenda bifu zo mu kazi zibaho yego no mu kazi bisanzwe umuntu ashobora kukuroga akakuroga kurwara amavi sibyo yego kugira ngo uhagarike gukina akakuroga kurwara umutwe kugira ngo uhagarike gukina wabyumvise ejo bundi wumvise muri aperi urubanza rw'abari abayobozi baroza abandi ngo gucika ibahaye abandi imiti yo gucika abakinnyi ba Kiyovu imiti yo gucika intege mana aho ntago harimo kwica umuntu ariko wumvise story z'abahanzi barozwe ntazuzi amakuru Riderman yarabivuze man nje ntago nakubeshya Riderman yaragiye aravuga ati ngewe nabusimbutse katatu kangahe amaji yarabivuze kandi ari bagenzi abantu bakaza hano bakavuga ngo kanaka ngababeshya ntago bikorwa n'umuntu ndakubwiza ukuri ntago muhinzi uhinga ibijumbe pfiri iwacu ku buhanda ntago yaza kukuroga ese mwabupfike agushaka iki agufana mwahuriye hese agufana gukunda akubona nk'Imana ye muhinzi uhinga ibijumbe iwacu ku buhanda ntago umuntu ukuroga muroga uza kukuroga nuko mufite icyo muhanganye ese byari ngombwa ariko tuzi mu gihe cyashize bifu zabaga zihari zabaga ruko ariko uribuka utubifu twa kera two mu ndirimbo cyane ba Tough Gang uretse reka Tough Gang base ngwino mu bahanzi basanzwe baririmba bakabisha gigikarasi cyo cyatumye yigendera na Dr. Cloud guhora umuce Dr. Cloud bari gusubiza Dr. Cloud aravuze ngo yanyanze kuko ndigikara wumvaga binaryoshye cyane hari na Knowless yari gufana na Safi mubwira ko we ari umwana atazi ngo ari umwana utazi iyo biva niyo bigana ngo sinamenye ngiyo menye umukara ngo ngo sinamenye iyo menye umukara oya sinari umukara kandi sinari umweru gusibani baba barire wabyumvise ntago nzi kuririmba ni ibyo ngibyo zari beef ukumva ziraryoshye nyine zitarimo ubugome yego ariko ubu nyine zari beef zo gukora agakora project gasohoka abantu bakayibona ariko ubu nimba ari ikibazo ariko bishoboka ko ari YouTube zabaye YouTube channel ni channel se birazabaye nyinshi ese channel nizo zitiba abantu bajya kumva impamvu nk'umuhanzi ashobora kumara umwaka umwe akamara 2 akamara 3 adasohora indirimbo ariko adasiba mu bitangazamakuru cyane adasiba ku ma YouTube channel y'aba bloggers n'abandi mundi abantu benshi twita abanyamakuru kandi nta ni cyangombwa nta n'indangamuntu hari umutipe w'inshuti yanjye jondi yarambwiye ati bara abatipe twitwa mwebwe mwita abanyamakuru hari n'abantu mufite indangamuntu zitari izanyu amazina yanditse nabi amazina ariho X warangiye twabyuka ngo umunyamakuru utagerane turaba blogger turiki wita icyo ushatse icyo byose ushaka kwita yego ariko Banyarwanda nshuti zanjye abantu biyitirira umwuga utari uwabo buriya naje kumenya ko hari itegeko ribahana ngo kwiyitirira akazi udakora ukambura abantu cyangwa
ugakora icyaha iyi kwitirira akazi kataraka udakora bigize icyaha kisi ndi umunyamakuru ndi umubloga umwuga wanjye ari ubunyamakuru nshobora kuza nkavuga the content creator njya mvuga ibitekerezo byanjye niyo mpamvu utazumva mvuga umuntu sibyo batubwira ariko umuhanzi narindi kukubwira ngo amara umwaka n'igice atarasohora indirimbo ibiri gashira atasohoye indirimbo ni ariko buri munsi avuga buri munsi mu itangazamakuru aje gukora ikirero mu itangazamakuru aza muri beef niyo byanza creating a beef agatuka mugenzi we akaza gusebya mugenzi we w'umuhanzi uri gukora kugira ngo amuzamukire abantu bamwibuke dore ingaruka z'ibyo bintu rero uwo muntu nimba gututse cyangwa gusebeje cyangwa nk'umuntu agakora indirimbo bimwe twavugaga ukavuga ngo nimbe abanyarwanda nubabwira ko indirimbo ari mbi ntago bazayireba ndetse kandi bari bo bareberaho ntago bishoboka sibyo se indirimbo nimba ari mbi byabaye byaciye ngo noneho ngo ikintu kitaciye kuri Twitter ngo ntago kiba ari ukuri ntago kiba ari ukuri nimba bibonye kuri Twitter akabona ko indirimbo ari mbi uretse se akabona ko indirimbo ari mbi kuri Twitter no kuri X nisigaye yitwa X akabona ko bavuze ko indirimbo yakana karimbe nubwo yabona notification yayo ntiyayireba ntago bibaho byumvise iyo ndirimbo ntirebwe ese uwo muhanzi azabona izindi nimba uri umuhanzi ko kuririmba uzi ukuntu gukora indirimbo imwe bivuna Chris uri umumanager ugira abahanzi managing nawe uri kuzamura abahanzi uzi ukuntu indirimbo imwe ivuna uzi igiciro bitwara kugira ngo indirimbo imwe isohoke urarangije umuntu wakoresheje imbaraga ze zingana gutyo uraje ngo indirimbo yo nimbe uri mugenzi we ari wagaciye uca ku ruhande ukamuganiriza ukamushyigikira ukamuba hafi yego ndabyemera birashoboka yego ndabyemera birashoboka ikaba wenda itameze neza ariko se ko genda umuganirize mubwiye ngo wakoze indirimbo itameze neza ejo bikore gutya cyangwa se ashaka kubona ibyo bintu atari ibye sibyo kavuga ati muvandi rero buriya bintu by'imiziki turabona bitari kujya urabona ntago biri kujyamo neza ushatse wabigenza gutya ushatse wabihindura ugashaka nimo bayikorera waciye imbogi nta n'ubushobozi ufite yareka mbivuge nta bushobozi ufite bwo kubwira umuntu ngo ntago aririmba neza nta ndirimbo nziza yakoze uko wowe urayumva ukumva nimbi hari uyumva kumva ni nziza rero nimba harimo ikosa runaka riri muri production riri muri stream riri mu ijwi rye atagenze neza mu manota nk'umuntu z'umuziki mubwire ngo ntago wari uri neza mu manota ubuta umufashe aho kuza ngo bara oya ukajya guca ku mande oya ayo mashyamba rwose bavandimwe ni muyareke pe ntago dushobora gutera imbere tumeze gutya ntago dushobora gutera imbere dukompeta umuntu akompetesha man hakompeta amagambo nta muzi hari abantu benshi babivuyemo barabireka burundu bafite n'impano bafite n'ubushobozi bashobora kuba bakora akavuga ati ibi bintu sinabibamo ndabirambiwe mubwira amazina se wenda reka tiyareke njye nahita nkubwira amazina arenga 10 y'abantu bavuye mu muziki akavuga ati ndabirambiwe kubera amatiku kubera isereri n'umunitesha mutwe man respect ku bantu bagihanganye muri uyu muziki respect ku bantu bari kuzamuka bagakomeza bagahangana mpaka indirimbo zabo zikagenda much respect kabisa respect ariko kandi natwe n'abantu bari kuzamuka muzamuka mukora amakosa nimba usanze umuntu akora umuziki akavuga n'aba bantu nawe urazamuka ngo kugira ngo uhitinge ukaza ugahita utera intambwe ukajya utukana nabo muri wa murongo kari uzamukira bano uriya muntu uri gutukana umunyamakuru uriya muntu uri gutukana umuhanzi ukomeye ufite aho yakugeza barasanga ugiye kubifura umuntu ari uratinyutse nk'ubu nkabyuka mu gitondo nkareka gatuza nkabwira papa ngo reka no gukoresha izina reka n'inda no gukoresha papa hari umuhanzi runaka cyangwa umunyamakuru runaka n'umupromota runaka ukomeye urazamutse ejo mu gitondo kuko uri urebwe na miliyoni uhise uvuga ngo bagutumiye ku itangazamakuru utangiye beef n'uriya muntu batari ku rwego rumwe please ntago uri ku rwego rumwe nawe
ariko nawe nubwo mutari ku rwego rumwe nagufashe sibyo se ufashanya ni umuco mwiza mu kinyarwanda abantu bose barakenerana nta muntu wigira kandi kugira ngo uzamuke uzakenera wa muntu nuko nawe kugira ngo agere aho ari umuntu uvuga ati njyewe niyitayeho ndi papa ndi mama ndazamuka ndashayininga ngera hejuru ngaho uzagende witurize ukore wenyine uzagiye ufasha ni indirimbo zawe n'uzikora uzakenera ko tuzisharinga uzakenera ko tuzireba uzatekenera ko tuzumva uzakenera ko tuzicuranga ahantu aba DJ barazicuranga uzakenera ko mu DJ disc joker bazicuranga muri event runaka mu tubari ntago wakicuranga ukeneye abantu rero ukeneye itangazamakuru ukeneye radio ukeneye aba blog ukeneye aba influencer ho kuri social media Twitter na Instagram ukeneye abantu kugira ngo ugere aho ugera ukeneye abantu uko byagenda kose kugira ngo uhagarare wemye ukeneye abantu rero ibuka ko n'ahandi hasi hari umuntu ugukeneye umufashe mugendane neza sibyo Chris nje nari mfite agahinda ariko reka je mbivuganye ndababaye pe sinavuza amazina impamvu tutavuza amazina nusuko tutayazi ariko natwe ntacyo twaba turushije abantu nimba wumva ibintu ukumva hari icyo wabikosoraho bikosore mwakoze kubana natwe niba wumva ko ibi byari ibitekerezo byanjye n'umuvandimwe twicaranye aha ngaha mutwumve nk'aho ari ibitekerezo byacu tubashimire cyane munyemerere tubashimire cyane mwakoze kudukurikira kubana natwe mwari kumwe nanjye JMV NIYITEGEKA na Eva Chris Bangladesh pazo kuri kamera namwe twabashimiye ko mwaduhaye umwanya mugakurikirana ibiganiro byacu mukande subscribe like share na comment kugira ngo ibiganiro byacu bigere ku bantu benshi cyane mwakoze cyane